umuntu buracya mu gitondo akagira imyizerere abantu bafite inyota icyo nshaka kuvuga yo gusenga ariko ntago bazi uwo basenga ntago bazi Imana basenga kuri ubu umuntu aramusaje agafata ibuye akarishyira hariya akavuga ati ni Imana yari impaye muri senga umuntu wese uzarisenga yagira umugisha niyo atabona abayoboke benshi bake yababona. Tubashimiye kwa mukurikirana ibiganiro byacu amahoro y'Imana nabane namwe. Turasoma mu Befeso ibice 6 ku murongo wa 10 torera ku murongo wa 10 ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu. Rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Umuvugabutumwa nagira ngo wacu tumwakire atangira twibwira ndetse anatubwira ikimuri ku mutima mbere yuko tuganira. Imana imumugisha ni kane. Yego murakoze nitwa Xavier Rutabagisha ngo muvugabutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha nishimiye kongera kugaruka kandi niwo muhamagaro wanjye nishimira baganiriza ijambo ry'Imana. Muri make tunyuriremo uburyo intwaro z'Imana zigereranwa n'impamvu zigereranwa n'ibyo bice by'umubiri w'umuntu. Yego murakoze. Buriya ubuzima bwo mu isi buratangaje, navuga ko ari ubuzima bujya gusa ariko bugatandukanira ku kantu gato. Imana yakoresheje umukozi wayo Pawulo, Imana imuhumugisha ko yagize ishyaka cyane mu gihe yavugaga ubutumwa. Mu Befeso yakoresheje imbaraga nyinshi cyane. Efeso ni mu Bugiriki. Mu by'ukuri byari mu gihe cy'abantu Abagiriki bari abantu b'abacuruzi bakomeye kandi ubona bateye imbere muri iyo myaka yabo. Cyari ikirwa kinini kigendererwa gisurwa cyane mu buryo bukomeye cyane. Rero hariho uburiganya bukomeye ariko ngaruka kuri cya kibazo rumbashije hano ku murongo wa 17 mu bice 6 by'Efeso 17 bavuze ngo mwakira agakiza kabe nk'ingofero mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Mu by'ukuri icyo ashaka kuvuga nuko ubutumwa bwiza burimuka buva ku muntu bukajya ku wundi. Niyo mpamvu bwagereranyijwe n'inkweto. Hanyuma inkota rero Bibiliya impamvu ikunda kuvuga ngo inkota ni ijambo ry'Imana, nuvuga ngo inkota ni ikintu gicamo kabiri cyangwa se gishobora guha ikintu runaka forme itandukanye n'icyo gisanzwe gifite. Bishatse kuvuga rero inkota y'Imana cyangwa se ryo rya jambo Imana yavuze. Iyo Bibiliya ivuga ku ijambo ry'Imana ivuga nk'ibintu bitatu. Icya mbere iravuga ngo ijambo ry'Imana Imana rishyize hejuru y'ibintu byose. Icya kabiri ikavuga ngo ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'umuhigi uhiga akavumbura. Ijambo n'ubwo ngo Imana itumye ijambo ku bantu bigambiriye kubakiza. Rya jambo rero igomba kuza rimeze nk'inkota kugira ngo ribanze rice iminyururu n'imigozi Satani yabohesheje abantu kugira ngo batamenya rya jambo cyangwa se ngo bagume muri bwa buretwa Satani yabashyizemo. Ikiriho rero kandi gikomeye aricyo nanashishikarira bene data mudukurikiye nuko kuzura umwuka wera. Bibiliya ubundi irabanza kuvuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Bishatse kuvuga ngo niba hari intwaro z'Imana hariho n'izindi ntwaro, ariko Bibiliya yashatse kuzigereranya n'intwaro zo mu isi. Yavuze ngo inkota iba ijambo ry'Imana, ingofero iba agakiza. Nivuga ngo agakiza ubundi umuntu yambara ingofero iyo bitari ubusirimu. Umumaro w'ingofero wa mbere nuko ukingira umuntu izuba. Hari ibintu byinshi cyane ingofero ishobora kugukingira. N'agakiza rero hari ibintu byinshi cyane kagukingiriza iyo wamaze ko kwinjiramo. Nicyo bishatse gusobanura. Sinzi niba urakomeza umbaza tuganira ariko mu by'ukuri icyo bishatse gusobanura n'ibyo ngibyo. Yego urakoze cyane. Hano ku murongo wa 14 mu Befeso ibice 6 aravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri. Kuki ukuri ariko bahisemo ko dukenyeza? Nuko ukuri niyo nzira yo mu bwami bw'Imana. Ntabwo ubwami bw'Imana bugira inzira nyinshi, bugira inzira imwe. Nuvuga ngo iyo bavuze ukuri ijambo ry'Imana ni ukuri. Ni nayo mvugo y'Imana. Imana ntabwo ivuga indimi ebyiri.
iyo ikubwira ngo nzakubohora, nzakubatura, nzaguha umugisha, iri kuvuga ukuri. Uko ibivuze niko bizagenda. Natwe rero niba tugenda cyangwa se turi muri ubwami bw'Imana, nitugendere mu by'ukuri nk'uko Imana ibishaka, nk'uko Imana iri, kugira ngo duhinduke abana bayo, tubyarwe nayo. Kubera iki? Umwana asa na se. Akenshi uzasanga ibyo umubyeyi akora ari n'ibyo umwana akora, kuko ni amaraso ye. Iyo twagendeye mu kuri rero, tuba twamaze guhinduka amaraso y'Imana, tuba twamaze kugira imico y'Imana. Imana ni ukuri, natwe dukwiye kugendera mu by'ukuri byose. Ukiri aho, yego, ubundi umuntu akenyera nk'ipantaro wenda nk'urugero kugira ngo itagwa. Kera abamama bakoreshaga icyo twita umweko, bakenyezaga umweko. Umuntu akenyera kugira ngo imyenda yambaye itagwa. Urabihuza ute noneho no gukenyera ukuri? Uraza kumbabarira, ubundi iri jambo gukenyera ntabwo ari ugukenyeza, ahubwo ni ugukenyera kuko ushobora gukenyera igitenge cyangwa se n'undi mwambaro wose babasha gukenyera. Habaho imikenyero, ibitenge, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo gukenyera, ikiri jambo rishatse gusobanura, ni uguhisha ubwambure. Iyo umuntu ari mu byaha aba asa n'uwambaye ubusa, ariko iyo ukenyeye cyangwa se ariko kagakiza, ni ukuvuga ngo wamaze kwambara, ntabwo ubwambure bwawe buri hanze, ufite, urahishwe, uri mu munezero w'Imana. Nicyo bishatse gusobanura. Murakoze cyane. Hanyuma mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ese kuki gukiranuka ariko gukingira igituza? Ese igituza cyacu bishatse gusobanura iki muri make? Bishatse gusobanura ko iyo umuntu akiranutse biramurinda. Gukiranuka ni ukwirinda ingeso mbi. Icyo bishatse gusobanura. Buriya umuntu atibye, atatonganye, atasambanye, biramurinda. Uzabona hanze aha nicyo kintu abantu benshi bazira. Bazira ko yahemutse, yahuguje, ariko iyo bavuze gukiranuka, ni ukuvuga ngo ni ukuba mu buzima bugororotse, bufite umurongo umwe, sinzira ebyiri muri makeya. Gukiranuka rero nk'icyuma gikingira igituza, ni uko iyo umuntu ahisemo kwirinda kugira nabi, biramurinda. Yego, bikarinda nabi ari kumwe nabo. Amen. Hanyuma mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha ya myambi wa mubi yose yakumuriro. Byo bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura ko kwizera Imana ni ukuvuga ngo bikurinze kuvuga ngo ntakaje ibyiringiro. Ubundi kwizera, umwanditsi wanditse urwandiko rw'Abaheburayo yabyanditse neza mu bice 12, yaravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazabura kuba. Ariko muri verisiyo yitwa ijambo ry'Imana bavuga ngo kwizera ni ukwemera ko umaze guhabwa ibyasezeranyijwe. Bishatse kuvuga ngo kwizera, niba uyu munsi hari ikintu udafite, ni ugutangira kuba ubuzima bukumvisha ko cya kintu nubwo utagifite none ariko usa n'ucyegereye, usa n'uri muri ubwo buzima. Niyo mpamvu bavuga ngo mutware kwizera niko kuzabashoboza kuzimisha ya myambi yawo muri. Ni ukuvuga ngo nitugende na kwizera, hari ibishuko tutazagwamo, kuko Satani intwara akoresha ni ugushukana, ni ukukwereka ko uramutse ugendeye muri ibi ngibi aribwo waba uri umuntu udasanzwe, waba uhindutse gitangaza. Nicyo Bibiliya yashakaga kuvuga. Yego. Itorero ryo mu iyi minsi ugereranyije no gutwara intwaro z'Imana, cyangwa se nuko Imana idusaba kugenda twikwije, itorero ryo mu iyi minsi uribona ute? Ese ubona hazaza haryo hameze hate? Turi mu gihe kibi gisa na cya gihe cyo mu itangiriro. Bibiliya ivuga ngo isi yari itagira ishusho, ntabwo yagiraga ishusho, ariko umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'isi. Ariko Imana ije iravuga ngo habeho, habaho. Iyo twinjiye mu itorero, burya itorero rirenze idini. Iyo bavuze itorero ntabwo rifite pasiteri, ntirifite urusengero ahantu runaka, ahubwo itorero niba abantu bazasanganira Imana. Abo rero bari mu madini atandukanye n'ayandi twita amatorero, ariko hari itorero rya Kristo. Ariko ngira ngo icyo bashatse kumbaza na amadini y'iki gihe, ni insengero z'iki gihe, n'aya matorero ariho. Mu by'ukuri mu bigaragara ibintu byarahindutse n'abantu barahinduka. Hariho ishusho itandukanye n'iya kera. Mu by'ukuri Pawulo aramutse agarutse bibaye ari ngombwa agatemberera muri iki gihe akagisura, yatangara, yavuga ngo ibi ntabwo ari byo nasize nigisha. Kuko yigishije kuba mu buzima bw'agakiza
mu nzira igororotse, ariko uyu munsi turi mu buzima busa n'ubugoreka ibintu gusa. Kuko Bibiliya yavuga ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ariko iyo witegereje usanga abakristo b'iki gihe barimo kuriganywa agakiza, ari nayo mpamvu harimo kugenda boroshya ibintu bimwe na bimwe, ugasanga abantu barakora ibyaha nkana. Ariko iyo urebye mu gihe kizaza hatabayeho kubaho nuko itorero nyine ari Kristo ribera amaso, ariko ubundi habayeho kugendera mu murongo uyu munsi itorero ririho. Ntabapfira gushira, ariko iyo urebye abantu benshi usanga barasubiye inyuma. Urugero rwa hafi naguha ni muri bihe bya corona, ubona ko covid zagaragaye ko abantu ari abakristo igihe bateranye, ariko igihe umuntu ari mu Kristo wenyine byagaragaye ko bataragera kuri iyo ntambwe. Ubundi ku umukristo byuzuye ni igihe uri umukristo uri muri bene so, n'igihe uri wenyine. Ariko uko abantu bagaragaye muri kino gihe cya covid, byagaragaye yuko haramutse habayeho abantu benshi bitandukanya, umuntu wese akajya ukunda akajya ukwe, hatabayeho guhoza abantu benshi cyane bahinduka bakamera nk'uko n'abandi bose basanzwe bariho. Rero mu by'ukuri mu bigaragara ubona ko ubuzima bugenda bukomera, abantu bamwe barava muri iki gihugu bakajya mu kindi, umuntu akavana akajya i Burayi. Itorero rero riri ku isi hose. Uko ubona ibihe bigenda bihinduka, abantu bagenda batatana, umwe ajya hari undi ajya hariya, biragoye ko abantu bagumye muri ubu buzima mu minsi izaza baza abakristo beza. Yego, nicyo nabivugaho. Murakoze cyane. Ndibaza wenda ugereranyije n'igihe cyashize, yego, cyangwa se n'igihe turi gusohoramo ndetse n'ikizaza, uduhaye ishusho mu by'ukuri y'uko bizaba bimeze cyangwa se uko abantu bazaba bitwara. Ariko se nk'urubyiruko wenda ukurikije uburyo rwakira ijambo ry'Imana, yego, ubona ahazaza h'ijambo ry'Imana hazaba hameze hate? Urakoze. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo burya rirera kandi rifite imbaraga zaryo. Abantu bashaka kutazakira ijambo ry'Imana ku rwego rw'uko mbere baryakiriye cyangwa se muri iki gihe, kubera ko iki gihe kirimo ibirangaza. Turi mu gihe cy'iterambere kandi abantu bashaka gusirimuka kuri ibintu byose, ariko nagira ngo ngire ko agakiza katajya gasirimuka. Agakiza Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi ni kwa, niba birivuga ngo iki ni kibi yarabivuze mu myaka yashize, n'uyu munsi kiracyari kibi. Ariko ntabwo n'amakosa nayashyira ku rubyiruko cyane, nayashyira mu bagiye bayobora cyangwa se abakuru, kuko iyo umuntu agenda akura nibwo asubiza amaso akavuga ngo ko igihe kinjyanye ni iki nkwiriye gusigira bazankomokaho. Mu gihe cya Nehemiya itorero urusengero rumaze kuzura, urwo bubakaga muri kiriya gihe cyabo n'Abayizira, ngo rwabaye urusengero rwari rwiza, ngo urubyiruko rurugezemo ruraseka, rurishima, rurabyina, ariko abasaza barababara. Impamvu ni uko abasaza bari bamenyereye guteranira mu rusengero rurimo isanduku y'Imana. Kera isanduku y'Imana ikiri mu rusengero, ariko urubyiruko rwo kuko bari baje muri icyo gihe bo ntibari bazi isanduku y'Imana, kuko ikintu utazi ntushobora no kumenya ubwiza bwacyo. Impamvu itorero ry'iki gihe rero ubona rigoye cyangwa se riruhije, ni uko abantu b'iki gihe bashaka guhazwa n'irari ryabo cyangwa se guhaza irari ryabo. Ariko kera se ko itorero ryabagaho, cyangwa se uko Imana iduhamagara ntabwo ari ukurarikira cyane iby'isi. Iby'isi biradufasha, turabishaka n'ibyo, ariko tukamenya ko turi abashyitsi n'abimukira nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo. Imana ishimwe. Amen. Nagira ngo utunyure muri make akamaro k'amatorero aya ngaya tubona, k'amatorero ku buryo bw'agakiza, ku bijyanye no gutwara intwaro z'Imana, icyo amatorero atumariye mu bijyanye n'agakiza. Wenda kugira ngo abantu tutazibeshya, wenda ngo tuvuge ngo kuba ngaha bimpereza uburenganzira bwo kugira ibyo nkora wenda bitandukanye n'ibyabariye. Yego, urakoze. Mu by'ukuri ubundi ukuntu duhurira mu rusengero, guterana cyangwa se n'umumaro w'itorero ni ukugira ngo bene data bahure, bahuze imbaraga n'impano zabo, bagaburirana impano nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Tugaburirana impano, dutangana ubuhamya, twigishanye ijambo ry'Imana. Ariko amatorero y'iki gihe, cyangwa se hari abantu benshi bakunda kugaruka kuvuga ngo hari abantu bashinga amatorero bashaka inyungu z'amafaranga, abandi bashaka inyungu z'abakristo. Ukabona koko benshi bashinga ayo matorero bashaka za nyungu,
ariko ntibivuze ko Imana itabibonamo umumaro, kuko hari abantu bazaba ari muri ya matorero ya wa muntu ufite kwishakira ibi ngibi, ariko Imana yo ikorera no muri abo ngabo. Icyo nshaka kuvuga ni uburyo dukwiye kuba mu itorero, twagakwiye kubaho dusangira ijambo ry'Imana, dukomezanya, duhumurizanya, kugira ngo ibyiringiro byacu birushaho gushikama, tubishikamishije muri Kristo Yesu. Kandi tugakomeza kuganira ko bireba ngo uko ibyo bihe cyangwa se wa munsi urushaho kubegera, namwe murushaho gukunda guterana kwera. Gukunda guterana kwera rero ni uvuga ngo ubundi amateraniro impamvu yakabaye yera ni uko abantu bakwiye guhura bakaturirana ibyaha, bagakomezanya, bagafashanya, kugira ngo hatagira uwiheba akabona ko Imana idashoboye. Ubundi ni umumaro wa mbere w'amatorero, kuko nk'urugero ura mu rusengero niho bashyingirira, iyo umuntu yatashye soje urugendo mu isi niho bamusezerera. Hari uburyo bwinshi cyane itorero rifite umumaro, ariko iyo utabaye maso ushobora gukurikira ibyo gusa. Reka mbe mu rusengero bazanshyingire, reka mbe mu rusengero bazamperekeze narangije urugendo, ariko mu by'ukuri cyo dukwiye kuba mu rusengero cya mbere ni ukwibonana n'abantu bafite intego nk'iyacu. Nicyo bishatse gusobanura. Bishatse gusobanura ko muri buri torero koko harimo umugeni wa Kristo, niba bakurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga, bita icyaha icyo birayita icyaha, bagendera mu nzira y'icyo ijambo ry'Imana rishatse kutubwira. Kuko ntabwo navuga gutyo, kuko kuri ubu hariho amatorero menshi cyane yizera ibintu bitandukanye. Umuntu buracya mu gitondo akagira imyizerere, abantu bafite inyota, icyo nshaka kuvuga, yo gusenga, ariko ntabwo bazi uwo basenga, ntabwo bazi Imana basenga. Kuri ubu umuntu aramusaje agafata ibuye akarishyira hariya, akavuga ati ni Imana yari impaye muri senga, umuntu wese uzarisenga yagira umugisha. Niyo atabona abayoboke benshi bake yababona. Ni igisobanuro cy'uko turi mu isi y'umwijima irimo amayobera, kandi y'abantu abashobora gushinga itorero cyangwa se idini, mu mbare kuvuga gutyo, ariko afite icyo agambiriye. Hari ubikora ashaka kuyobya abantu, harimo n'ubikora adasobanukiwe, ko ashobora kuba mu rusengero uko adashoboye gukurikiza amabwiriza yaho, agahita avuga ati nanjye reka nshinga iryanjye, na kwa kutamenya no kudasobanukirwa, kuko adahagaze mu murongo mwiza, akayobya aba agiye kuyobora. Nicyo bishatse gusobanura. Cyane cyane bishingira wenda njya mbona abantu benshi bakurwa n'ibitangaza wenda mu matorero. Yego. Kandi koko bakora ibitangaza ukabona baravuga ko bivuye ku Mana. Yego. Ese icyo cyo wakivuga iki? Nizo za ntwaro, intwaro z'Imana. Bibiliya yavuze ngo mugendane kwizera, kuko kuzabafasha kuzimya ya myambi ya wa mubi. Nuvuga ngo kwizera, Bibiliya yavuga ngo ni ukumenya rwose udashidikanya, si ukumenya uvugana nawe w'umuntu cyane cyane, kuko impamvu abantu bakurikira ibitangaza ni ukudasobanukirwa. Kuko iyo ukurikiye n'ukuntu abantu bakurikiye Imana, ntabwo bashaka kureba mu biganza by'Imana, ntabwo bashaka kureba mu maso y'Imana, bashaka kureba mu biganza by'Imana. Icyo Imana iduha gifatika, ni naho bashaka guhurira n'Imana. Rero ibyo ntibizabura ko abantu babayobya, kuko abantu bazavuga bati hari ahantu nabonye. Urabibona abantu benshi cyane muri iki gihe, hari umuhanuzi, nanjye ni umuhanuzi, hari umuhanuzi uri aha ngaha, yewe ntananyurwe n'ibyo yamubwiye. Ugasanga umuntu arumva ubuhanuzi buvuye kuri uyu, akajya no kubuvuye kuri uyu no kubuvuye kuri uyu. Bene icyo gihe rero tuzayoba, niko bigenda iteka ryose. Abahigi benshi bayobya imbwa, niko bigenda no mu rusengero. Iyo tubayeho turi abantu bakomeza bakurikira ibitangaza, twibagirwa ko umuhamagaro wacu atari gukurikira abayobozi b'itorero, ahubwo umuhamagaro wacu ni ugukurikira Kristo, tugasa nawe. Amen. Yego. Murakoze cyane. Wenda ndibaza twavuga byinshi, ariko muri make ikiganiro cyacu cyari kuganira ku gutwara intwaro z'Imana. Yego. Intwaro z'Imana mu by'ukuri mu buryo butandukanye, kandi no mu ngeri zitandukanye. Nagira ngo wenda dusoza ugire nk'icyo ubwira abantu kirenze ku byo twaganiriye, nk'umukozi w'Imana, nk'umuvugabutumwa. Yego. Nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu mu by'ukuri kibakomeza imitima, cyangwa se kibagarura mu ibyiringiro. Imana igumugisha. Murakoze. Sinagaruka kuri ya magambo n'ubundi twaze tuganira mu bice bitandatu by'Abefeso. Muri Efeso hari ahantu hakomeye, nta hantu Imana yakoresheje imbaraga muri aya matorero yose Pawulo yagiye azicamo nko muri Efeso. Abefeso bari abantu bakomeye. Buriya rero abantu benshi bakunda kugereranya agakiza k'umuntu ufite ubutunzi n'utabufite.
bakavuga ati ufite ubutunzi burya niwe ubukijijwe cyane, kuko kandi ko kuyicunza kenshi usanga ari byo, kuko abantu benshi cyane iyo bamaze gutunga bibagirwa Imana, bigatuma rero abantu benshi bavuga ngo iyo umuntu afite aho yageze ashobora gukora icyo ashaka kuko afite ubutunzi, kuko amafaranga ni imbaraga, ubundi burya amafaranga ni amavuta, ariko akavuga ngo sinkurikirira ry'ibyo mfite by'imbaraga mfite z'amafaranga, ndakurikira gushaka Imana. Mu by'ukuri aba yamaze kunesha ibintu byinshi. Ariko icyo nabwira abakristo nuko hano ku murongo wa 10 baravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana. Uyu niwo murongo nashakaga wa 12, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Icyo nashaka kuvuga rero ni ibi, nuko abakristo bakwiye kumenya ko badakwiye gukurikira ibibahamagara byose, kuko ntabwo dukirana n'abantu, turakirana n'abategeka b'isi. Bibiliya ivuga ngo abana b'isi bazi ubwenge kuruta abana b'Imana, cyangwa se kuruta abantu b'Imana. Hazaduka amagambo yavuge y'amaterime n'ibindi bitandukanye, ariko burya isi yo ntabwo iyazana itazi impamvu yaziyemo. Benaya niyo twinjiza mu rusengero no mu buzima bwacu tugasenyuka, kuko Paulo yavuze ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo niba ari urusengero Imana yinjiramo, dukwiye kwirinda kugira ibyo tugenderamo byo kuturangaza. Rero icyo nabwira abantu si ijambo rinini, ni ugukomeza urukundo rwacu rwa mbere. Ese Imana iguhamagara utangira umuhamagaro, utangira urugendo, wari ufite ihe ntego, waganaga hehe? Nicyo cyakubayeho kugira ngo uhindure ubuzima, kuko hari abantu bahindura ubuzima ugasanga yagendeye muri ya shusho yo kuvuga ngo yabaye umusirimu, ariko yatakaje icyo umwuka w'Imana amubwira. Ese umuntu yabaye umusirimu agatakaza amahoro mu mutima, agatakaza Imana, agasigara ubona ari umuntu uri mu rusengero ariko utamwita umupagani ntumwita umukristo, bene uwo muntu aba ari iki? Mu by'ukuri icyo nasaba abantu, tumenye ko tudakirana n'ibyambaye inyama n'amaraso. Hanze Satani azakorera muri buri muntu wese, kuko Imana igaragarira mu bantu na Satani akagaragara mu bantu. Icyo dusabwa ni ugukurikira umwuka wera, ni ugusaba Imana ikatuyobora, kandi tukagendana kwizera, tugatwara agakiza nk'ingofero, kandi tugakenera n'inkota ariryo rya jambo ry'Imana. Twitoze gusoma ijambo, kuko hanze hari abigisha benshi b'ibinyoma, kugira ngo batazatuyobya tukisanga dusa na buri kintu cyose kije. Imana ibahe umugisha mwinshi.